Abanyeshuri, abarezi ndetse n'ababyeyi barakangurirwa kurangwa n'indangagaciro za Gikristo, bimakaza kubaha Imana no gukora ibikwiye kandi bitunganye. Ubu ni bumwe mu butumwa bwagarutsweho kuwa gatanu tariki ya 20 Gashyantare 2026 ubwo inama y'abaprotestanti mu Rwanda CPR ifatanyaga na EAR Diocese ya Kigeme mu gikorwa cyo gusoza icyumweru cy'uburezi. Ibindi ku bijyanye n'iyi nkuru munyemerere tubyumve. Ni igikorwa cyabereye muri groupe scolaire Kibyagira mu murenge wa Buruhukiro ho mu karere ka Nyamagabe, kitabirwa n'abanyamadini, abarezi, ababyeyi ndetse n'abanyeshuri ku nsanganyamatsiko igira iti umwana ukeye kandi utsinda. Ni ibirori byaranzwe n'akarasisi, imbyino zitandukanye zikubiyemo ubutumwa bwitsa cyane ku kwimakaza isuku. Bamwe mu banyeshuri bitabiriye iki gikorwa basanga iki cyumweru kibasigiye umukoro wo kwimakaza isuku, yaba aho bigira ndetse n'aho batuye. Mu kongera isuku, tukagira uruhare mu gukora isuku ahantu hose turi ndetse no mu miryango yacu, isuku ikiyongera kandi tugaharanira kwiga neza, tukagira amanota meza, tukabasha gutanga umusaruro igihugu kitwifuza. Nanjye icyo nabivugaho ni nk'uko natwe nk'abanyeshuri dukwiye gufatanya n'abarezi bacu, isuku tukayimika hose nk'abanyeshuri, tugafatanya n'ababyeyi ntitubatenguhe. Ibi kandi bigarukaho n'umwe mu bahagarariye ababyeyi, aho asanga bafite umukoro ukomeye yaba ku barezi ndetse n'ababyeyi muri rusange, aho basabwa gufatanyiriza hamwe mu kwita ku burezi ndetse n'uburere bw'abana. Umukoro dufite nk'ababyeyi ni ukwita ku bana bacu, tukabatoza uburere, tukabatoza ikinyabupfura no kwitwara neza, tukabatoza gusenga bakunda Imana no kubaha abantu bose. Kandi ikindi ni ukubashakira ibyo bakeneye byose kugira ngo babashe kwiga neza, cyane cyane tubanza kubitaho kugira ngo babe bakeye, haba ku mubiri, mu myambaro, ariko cyane cyane bagacya no mu bwonko. Gucya mu bwonko rero ni ukubashakira iby'ibanze byose, bakagaburirwa neza, barwara bakavuzwa, ariko cyane cyane bakarindwa indwara kuko kwirinda biruta kwivuza. Hanyuma umukoro duha abarezi ni ukuguma kwita ku bana bacu, kandi twe n'abarezi tukubaka ubumwe, tukajya tumenya amakuru y'abana kugira ngo turusheho kubitaho. Umuyobozi w'ibiro bikuru by'uburezi bw'abaprotestanti Pasiteri Bisanze Pierre Claver asanga icyumweru nk'iki uba ari umwanya mwiza wo kwigiranaho hagamije guteza imbere ireme ry'uburezi ndetse no kuzamura impano z'abakiri bato. Rero Kigeme ni urugero rwiza rwo gukurikiza, cyane cyane ko iki ni igikorwa ngarukamwaka, nta nubwo ari ubwa mbere tuje hano. Turabashimira cyane uyu muco mwiza bafite wo guteza imbere uburezi n'ireme ry'uburezi, kandi twumva ko ari n'urugero rwiza no ku yandi matorero. Abikora ni byiza, ariko atarabikora bagomba kwigira kuri urugero rwiza. Ibi kandi bigarukaho n'umunyamabanga mukuru w'inama y'abaprotestanti mu Rwanda CPR Rev Mutabazi Samuel, aho asanga akwiye uruhare rwa buri wese mu kwimakaza isuku ndetse no kurushaho kwita ku burezi buhabwa abakiri bato. Uru rero ni rumwe mu rugero nk'uko urwego rw'igihugu dukwiye gufata kandi tugakurikiza mu mashuri y'abaprotestanti, mu matorero yose, abantu bakajya bafata igihe cyo kuvuga ngo ariko iyi nshingano, iyi misiyo dufite yo kurerera Imana n'igihugu ndetse n'itorero turi kuyikora mu buryo bukwiriye. Tubikora dute? Ese aho twashyira imbaraga ni ahakiri ingorane nihe, kugira ngo dushake ubushobozi n'izindi ngufu twashyiramo kugira ngo turusheho gutanga umusaruro ukwiriye, turera abana bazavamo u Rwanda rw'ejo n'itorero ry'ejo ndetse n'ababyeyi b'ejo. Ubufatanye rero buhozeho. Icyumweru cy'uburezi abantu bakabishyiramo imbaraga. Ntidushidikanya ko mu myaka iri imbere natwe abaprotestanti tuzaba dufite ibigo by'amashuri bitsindisha neza, biri ku kigero cyiza kandi birangwamo n'indangagaciro za Gikristo, kuko aba ari umwanya mwiza w'ivugabutumwa. Umwepiskopi wa Diocese ya Kigeme mu itorero ry'Abangilikani mu Rwanda, Musenyeri Musabyimana Siel, ashima intambwe imaze guterwa mu gushyigikira no kubaka ireme ry'uburezi ndetse ko ari urugendo rukomeje.
nyine tukinoza birumvikana, ariko dushimira Imana aho tugeze, ko tubona biri kugenda bituma abantu barushaho koko kumva ko dukwiriye gushyira imbaraga mu burezi, cyane ko n'ubundi uburezi ni inshingano y'itorero, ni ubutumwa bwuzuye bubumbwe n'inkingi eshatu, nk'uko kuva na kera abamisiyoneri batuzanira ubutumwa bavugaga ko hari ivugabutumwa, hari uburezi, hari n'ubuvuzi. Buriya rero uburezi ni inkingi ikomeye y'iterambere. Ushaka gutera imbere uriga, ushaka gutera imbere urigisha. Bivuga rero ngo ni icyo turi gufatanya n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze na leta yacu mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kuzamura uburezi. Kumva iyo tuvuze ngo umwana ukeye, umwana utsinda, umwana ukeye agomba kugira isuku, agaca mu bwenge, agaca mu myitwarire, agaca mu gukora, mu kuvuga, mu guhimba, agaca mu kwiga, ariko akanigira n'ahantu hakeye. Amashuri afite isuku, amashuri ateguye neza, abarezi bakeye batanga ubumenyi bwiza, abandi bashaka ko abana batera imbere kuko kumenya. Noneho rero umwana utsinda, twifuza ko abana nyine bamenya ubwenge, bagatsinda mu bizami bitandukanye, mu myitozo bahawe, ariko bakanatsinda mu buzima bw'ibi bihe, kuko bagomba kwiga batekereza ko mu gihe kiri imbere nibo bayobozi, nibo bazabigisha. Bagomba rero kuba bafite ibintu muri bo, ubumenyi buhagije, kandi bakanubaha n'Imana, bakagira n'indangagaciro za gikristo, kuko nibwo umuntu aba yuzuye neza. Rero muri make iki cyumweru ari ingenzi cyane, kandi turiyemeje, turagishyigikiye, turashaka ko mu by'ukuri kizakomeza kugenda kigira n'utundi dushya twinshi. Ni ku nshuro ya gatatu mu itorero ry'Abangirikane Diyoseze ya Kigeme hizihizwa icyumweru cy'uburezi. Boniface Uwomuremyi, Radio Inkoramutima mu karere ka Nyamagabe.